nk'uko bisanzwe ni kuri Amazing TV Show tukaba twongeye twagarutse uyu munsi tukaba twatembereye aho bita Beach Valley ni muri Nova Scotia ni mu ntara ya Canada. Uyu munsi twasuye producer akaba n'umuhanzi cyane uzwi ku bantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane abantu ari ababa muri Canada ari ababa muri Afurika mu bihugu byo muri East Africa. Uyu munsi tukaba twamusuye uwo bita producer wa Yfilla, tukaba twamusuye iwe. Muramureba neza kuri kamera zacu za Amazing TV Show, murabona ku cyangwa ariho neza, ku marinette meza, murabona ku koti ryiza cyane wa Yfilla, muraho neza. Muraho neza. Uyu munsi twabasuye cyane, muratwihangana nubwo twaje tubatunguye ariko tunabashimira ko mwaduhaye umwanya kujya tuganire namwe. Nta kibazo, turabishimiye. Murakoze cyane. Wenda mbere uko dutangira ikiganiro cyacu turatangira mutangire mwibwira abantu kuko hari umuntu bugari uyu munsi kuri Amazing TV Show yafungura ikiganiro akavuga ati mpasanze umuntu umeze uku n'uku, ariko utangiye ubibwira neza byarushaho kuba byiza cyane kugira ngo bakurikirane ikiganiro cyawe bamenye n'umuntu bari gukurikira uwo ari we. My stage name is Yfilla and I make music and I mix music. Okay. And I edit videos. I do like all behind the scenes of like the music, pretty much. Yeah. Okay. Ahanini cyane kuguyeho twari tunagukeneye cyane kuko hari abantu benshi hano muri kano gace duherereyemo ka Canada usanga bibagora cyane baba babuze abantu bakorera imiziki. By'akarusho rero kuba bari bukubona akanya kuri Amazing TV Show biraba ibintu byiza cyane kuko hari nk'abahanzi benshi bakoresha indirimbo ugasanga bari kuzisubiza muri Afurika kuko ariho bafite abaproducer babo bisanzuyeho cyane. Uraba n'umugisha mwinshi cyane ku bantu bari bukubone ko aka kanya kuri Amazing TV Show bakakubona nk'umuproducer nanone uri n'umuhanzi. Hari wakwifuza collabo yawe, hari n'uwakwifuza ko mukorera indirimbo. Urumva ko ibyo bintu byose bihita bihurira hamwe kandi bigatanga umusaruro cyane. Byibuze turatangira kugira ngo utubwire amateka yawe. Turahera ku buhanzi hanyuma turagera ku producer igihe wabutangiriye byakujemo gute. Duhere ku buhanzi. Ubuhanzi bwatangiye ndi mu rugo back home mu Rwanda. Okay. Muri high school I met my friends. Okay. One of them bamwita Slick Blaze, niwe twakoranye group ya Slickins. Okay. Then from there like twandikaga indirimbo ariko still ntabwo twabonaga uburyo bwo kujya muri studio ngo tubashe gukora music nyine kuko feel like back home is so hard mu Rwanda nyine. Yeah. Kubona nyine chance to be able to work with producers that you hear on the songs kuko nyine bafite amazina. Yeah. Like yeah, it was so hard and tricky because ntabwo baguha agaciro. Yeah. Because like you are nobody pretty much. Yeah. So that way nyine nibyo bitumye n'ubundi aha nyine mvuga ati I have to make sure nyine I produce, like I mix, I do everything for myself because if I depend on anybody, I won't do anything. I won't get anywhere. All right. Really? I got you. Ndashaka kukubaza rero wenda uvuze high school back home mu Rwanda bituma bitanibaza kuko dufite abakunzi benshi hano kuri Amazing TV Show. Ari abari mu Rwanda, hari n'abari muri Kenya, muri Tanzania, Uganda. Hari n'uwakubona akavuga ati the producer wa Yfilla twariganye high school. Muri make batubwira high school wigiye byibuze kugira n'umuntu uri bukurikirana akanya kuri Amazing TV Show akavuga nabonye wa Yfilla kuri Amazing TV Show twaricaranye mu ishuri twiganye hana. Wigiye hehe byibuze kujya dukomereza. Nize amide zamfa kuva mu wa mbere kujya mu wa gatatu. Okay. Hanyuma A-level nayigiye New Vision. Yego. Yeah, niho narangirije senior 6. Yeah, then couple years nibwo naje hano muri Canada. Amide zamwe harya giherera. Amide zamfa yari iri Kagugu, I think. Yeah. Yeah.
Okay, ubwo tunasuhuze n'abantu mwiganye kuri Ami des Enfants, yaba muri New Vision, abantu mwiganye bose, Yeah. hano Yfilla ari kubasuhuza cyane, anabonye Yes. n'umwanya kubasuhuza abantu bose mwiganye nawe. Hanyuma rero urangije kuvuga uti high school urize, indirimbo murazikoze, kubera amafaranga, mwajya no kuba producer rimwe na rimwe bakabaca amazi, Yeah. ntibanabiteho kandi mufite ingoma nziza, mufite indirimbo nziza, Yeah. ugeraho urakomeza urarangije ugeze inaha uravuga ati ngomba kwiga uburyo ngomba kujya nikorera imiziki, ni kera bansuzugura nkajya nyisora ikagera hanze ariko ari njye wayikoreye. Nta gitekerezo cyaturutse. Nta gitekerezo cyaturutse pretty much, and nizera nibwo nakoze project. I was like, I have to make a project and see how I sound. Okay. Personally, no kwandika everything. Nibwo nasohoye project ya mbere, EP Jama Life 1. Okay. Yeah, then from there I've been releasing after time to time, really. Yeah. Wow. Bishatse kuvuga ko kugeza ubu unafite indirimbo ziri hanze? Yeah, mfite indirimbo, mfite project 8. Wow. Yeah. Indirimbo zawe wikoreye? Indirimbo zanjye like nanditse, I've been able to collaborate with a lot of producers. Yes. Still, and artists. Yes. Ariko, most of the time, like the one like executing everything. Yeah. The producer you're working with them is from here, Canada, or it's Yeah, most abroad? of them are in Canada, like from like really all over the place, because Canada nyine twese twisanga hano, abandi bava Brazil, abandi bava Ghana, abandi bava like all over the place, really. Wow. So, and that's the good thing about it. It's like it's just a mix of cultures, and no, wanako music, no boundaries, just like music ubwayo ni language. Yeah, I understand. Birumvikana uko ugenda uhura n'abantu batandukanye, nawe hari icyo ubungukiraho, hari nabo hari n'icyo nabo bakungukiraho. Yeah. Byibuze iyo unavuze ko hari project zimaze kujya hanze ziguturutseho, hari izo wakoranye, turashaka byibuze n'umuntu wagukurikira kumva umukubisa agakorasi ukavuga ati kamuhereze byibuze akabeti k'indirimbo yanjye, icyo yavuga ati Yfilla rwose urumva ko shakira nimba ukavuga ati kamuhereze ka freestyle ka 30 seconds byibuze kugira ngo n'umuntu wenda uri bugukuri avuga ati ibintu avuga rero bimurimo kandi kuko ibintu akora abona ko abifite mu impano. This song yitwa Ntamuhe. Yeah. It goes like, natangiriye aho mwahereye, ntamuwe nagiriwe nshyiramo kashi ndavuga kenshi, ntamuwe nagiriwe uzitonda ubaze uce bugufi, ntamuwe nagiriwe why, ntamuwe nagiriwe. Yeah, that's pretty much it. Like that's the hook of that song. Yeah. Ibyo bituma mpuza ibibazo nivuze nta mpuhwe mpita nibaza ati indirimbo yayikoze hari ikintu yari ahuye nacyo kibabaje cyane ku buryo ahita afata indirimbo akayita nta mpuhwe. Nta mpuhwe zo kwitekereza indirimbo ukayihereza iyo titre bya byagenze gute? Pretty much like all the songs, the titles, ni how I be feeling, nta mpuhwe twagiriwe really, kuko twashyizemo cash, ndavuga kenshi, ariko still nta mpuhwe twagiriwe nyine. And that's how byabaye ngombwa ko tubyikorera kugira ngo bibashe gucamo. Ni na byiza cyane. Hanyuma rero uratangira indirimbo zijya hanze, utangira n'umwuga wo kuba waba producer. Yeah. Producer bwo ubundi bwaba utangira ryari? I would say not long ago. Yes. The full project I have, no, like I don't make beats yet. I just like mix and master. Right. I'm just dealing with the vocals. Yeah. Namajwi. Yes. And I've been like recording myself like since like I got here. Okay. But I've been getting help with other producers and engineers. Okay. Never kanyereka what to do and what not to do. Then from there nibwo ngenda niga, then ubu nyine I'm able to do that for real. Then
recent project, it is named after my daughter, Star. Okay. Niyo na mixing like every song, everything on it. Okay. Like have been like part of it. Okay. But from that time, that's when like moving forward, I'm just producing. I mean, I'm mixing like everything by myself, but without saying like I can get a hand if needed, but most of the time it's just like me behind the Ya mixing. urumva ko it's a good achievement biba biri no kuza kandi ibintu byose ni uko bitangira. Yeah. Ya kandi tukaba tukubye kuri Amazing TV Show courage mukomereza aho rwose. Appreciate Ya you. kandi hari amakuru tugenda twumva ko hari undi mu artiste dufite hano uzwi muri Halifax bakunda kwita Ski the Boss. Yeah. Twumvishe ko ari indirimbo ye mwakoze mwagizemo uruhare Yeah. kandi amakuru atugeraho dukurikije nuko twayumvishe imeze neza mukomereza aho rwose. I appreciate it. Abantu bagenda bishima. Yeah. Hari n'abandi muri iyi minsi turi kugenda duhura nabo kuri Amazing TV Show tuzagenda tubahuza byibuze turebe ko umuziki wacu wakomera ubafashije nabo bagufashije tugakorera hamwe na Amazing TV Show tugakorera hamwe twese tukazamurana. Yeah. Yeah. That's the goal really. Yeah. Hanyuma rero ubu uracyakomeje umwuga w'ubuhanzi no kuba producer. Yeah. Like I said, recent project Hitwa Star. Okay. It was 2 months ago, and actually today or tomorrow I'm releasing another single on upcoming album. Okay. If the title ariko ntabwo nshaka kwivuga at the moment, I'm just working on it. Okay. But the project is pretty much done. Okay. But ntabwo namenye igihe cyo kuyireleasinga, but I'm just like the way I'm releasing singles niyo ni ukubabwira like what's coming really. Okay. And yeah, stay tuned, more stuff, more amazing stuff coming. Oh, okay. Yeah. Can we think you this end of year we will have some launches from you? Yeah, not sure yet the way I want to do it. I'm taking time with it, but hopefully, if not, it's the beginning of the 2025. All right, let's Yeah. wait you. Hanyuma se amakuru agenda atugeraho ngo hari indirimbo zaba zikinwa hano kuri Canadian radio. Ayo makuru yaba ariyo turashaka kumenya mawe tugiye ko hari indirimbo zawe zicurangwa hano muri Canada. Yeah, that's true, and yeah, some of the songs had my turn. It's been played a couple times on the radio, and it's a song for advocates of truth, and I've been able to collaborate with them too. So yeah, and they're from Africa too. Okay. So, but yeah, they've been playing their songs, our songs, on the radio. Okay. Yeah. Waba ubwo wenda tutabizi yaba yaragerageje kuba yarakunzwe byibuze ku buryo ubona ko ari feedback nziza kuri yo. Yeah, pretty much if it gets on the radio, that means like people like it, and yeah, and we do music because we like it too. So it's everything we put out, we like it, and it's up for the people to decide what they can take in and not. But the music that if we put it out, that means it's like we like it, we love it, and we put it out for the people to listen and take something from it. Yeah, ibyo nabyo akaba ari n'ibintu byiza cyane biba binadushimishije ku bakurikiye Amazing TV Show rwose mumenye ko ubu dufite umuvandimwe witwa Yfilla, indirimbo ze zitangiye gukinwa hano muri Canada. Ni ikintu kinashimishijwe cyane ku munyarwanda, ku munyafurika wese wakumva indirimbo y'umusore wacu Yfilla iri gukinwa ahangaha ikanakundwa cyane ku buryo bayicisha inshuro nyinshi kuri radio. Aba ari ibintu byo gushimirwa cyane. Reka tunashimire wenda n'abantu bakora kuri radio ya Canada no muri Nova Scotia kuba bakomeza kuzamura umuhanzi wacu indirimbo ze zigakinwa. Tunabasaba n'izindi zose baba bafite izi nyinshi bakomeza kuzikina, hanyuma nawe agakomeza agatera imbere. Hanyuma producer wa Yfilla, wenda tutarakurekura aka kanya byibuze ubu hari abandi bantu badasanzwe bamukora mwamufitanye collab y'indirimbo byibuze ku buryo twavuga tuti
ejo bundi twabonye Yfilla ari kumwe n'umuhanzi niyo muri Nigeria cyangwa muri Cameroon cyangwa muri Ghana cyangwa muri Brazil nk'uko wabivuze indirimbo zaba zihari uretse wenda imirimo isanzwe yo kuba yo guproducing. Yeah, izo ndirimbo zirahari like on the coming project. Hari like few collabos that I'm excited. They are already done, but like they're from Nova Scotia here, so I'm excited for people to hear those songs. Okay. But it's not the first time too, because I've been collaborating with like really everybody, people from Newfoundland, like they come here. Yes. Like yeah, shout out to Pike, and he's pretty much one of the guys that helped me in the mixing processing. Yeah. Yeah. Okay. Hanyuma amakuru yandi twumvishe ko urabizi ko mu minsi ishize artist Ruga from Nigeria yari hano muri Nova Scotia. Yeah. Waba warabashije kugera mu gitaramo cyiwe? I didn't go because I didn't go. If I'm not invited, most of the time I'm not going. Okay. Because I have so much stuff on the go. Okay. And I just like to get locked in and just work on myself until I'm needed. Okay. But other than that, just working on myself and my family. Okay. Hanyuma wenda mbere ko tukurekura ukanigira mu mirimo yabwo wasanga ari abahanzi benshi bagutegereje hanze ngo mujye gusoza imishinga mufitanye yo gukora indirimbo ibyo turabyumva wenda turagira mbere ko dusoza ikiganiro ni iki wabwira abakunzi ba Amazing TV show bagukurikira aka kanya kuri kamera zacu? Yeah, shout out to everybody who is watching. Okay. Yeah, much love for tuning in, and for whatever you're doing, keep going. Okay. Yeah. Producer Yfilla, man, thanks to you. Yeah, God bless. Yeah, I'm still asking you for another day. If we invite you to come to our studio, you may come again. Yeah, man, anytime. Thank you, may God bless you. Peace.